umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Raki ariwe mukuru wanjye muri uru rugo. umva Raki ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Raki nta hantu azajya. ariko ubundi Raki uri kumbwira ayo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko si Raki kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Raki yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. nzakora igishoboka cyose Raki mwice ubundi subirane umugabo wanjye. rero njye imirimo yose nakoze nanjye bara amafaranga yose kuva nagera ahangaha unyishyure kandi umpe n'umugabane wanjye. imirimo yose wakoze none uzi ko niyo umugabo aguhaye amafaranga ugashyishaho imisatsi ndabyandika amafaranga yose aba yaguhaye urumva nayo ndayandika urumva. ikindi kandi Raki sindimo ngenda uterana amagambo nawe ugomba kuva muri uru rugo ku kibi n'icyiza ukagenda kwa ko ahangaha se urahigundiriza uri umwana wo muri uru rugo urumva nta n'icyo uri cyo muri uru rugo. niki gituma wigundiriza ahangaha se gituma udashaka gusohoka? akabazo k'amatsiko aho ngaho iyo bampaye amafaranga ngashyiraho umusatsi niyo nakorotse nkagira ntagafura nabyo urabyandika cyangwa wandika umusatsi gusa? ibyo byo kugoropa se nyandika kubera ko urarya. ariko Soso kakubwira ikintu kimwe hari amagambo yaranciye mu matwi mu mwanya ushize umutima urankomanga umwanya umukandya ngo mbyemere undi ngo ntubyemere ariko wari uzi n'ikindi ngiye kubyemera. Mwibiki Raki? ntabyo nkubwiye Raki icyo kintu bakubwiye umutima wawe umwe ntabwo uri kukwemerera kugikora undi ukaba urimo urakwemera kugikora wambara ukakimbwira ntarakwirukana. ntacyo nkubwiye uraza kukibona ndakikubwira ko maze kugutungura uranyumva neza wahereye umva uraje umubone. umva mubwire rero kukimbwira kwawe ni kwa rugiye kwiha andi mahirwe nibura yo kuba nakubabarira urumva ariko niba wanga kukimbwira urumva nta kibazo kuzakimbwirira hehe se muri uru rugo se? ahangaha ntacyo nkubwiye uraje ukibone. ubundi iki kintu cyatumye ushingana umutwe ni iki bakubwiye ninde se ahubwo wakikubwiye? gihorera ariko ubundi urambaza iki nakubwiye ngo uraje ukibone. okay nta kibazo rwose nanjye iki kintu ndagitegereje sibyo gusa kiraba ari ikintu umva kiraba atari ikintu cyakubyarira ibibazo sibyo cyangwa wenda cyakubyarira ingaruka. umva kizambyarira ibibazo ntikibibyare umva ibyo birabireba rwose kuko agasuzuguro kawe kamaze kundenga neza neza akageza ufashe umugabane wanjye urawuriye urangiza ngo wawunyishyuye mu biryo ngese agatunambwene wankoresheje urakazi uko kangana. ubu se udufaranga baduhaye kuri uriya murima ubu ngubu n'imyaka ubaye muri uru rugo wari kutuba wari kukiturya ariko nibura wari kuba tukigutunze. umva ni wewe uriyandika muri uru rugo buri kimwe icyo ari cyo cyose ntabwo gikura muri uru rugo. ndakihakura ko kukihakura se unturira ibi cyunkoresha ibintu bida umva agasuzuguro kawe maze kugahaga ni wowe wazanye impangara guhangara tuza rero mpangane nawe. tugiye guhangana cyane. okay sha nta kibazo guhangana na Soso njye sinabonye umuntu duhangana ahubwo ndanabikunda cyane noneho tugiye guhangana njye nawe rakurumva njye nawe ubu tugiye guhangana uraje ubibone nyine nta kibazo. Raki nari ndimo ndakubwira ngo uzinge ibintu byawe neza umvire muri uru rugo none ubwo bigenze gute nguhaye iminota itarenze 10 urumva hiriwe mbibaza n'umugabo wanjye wamaze gufata mu kimwe cyawe cyose cyose mbe ngubona hariya hanze yakuta urimo uragenda wabyumvise neza. umva nkubwire Soso ibyo tubyibagirwe ubyibagirwa ariko kuko nubwo wanterura nako nta nubwo wanshobora ntabwo nshobora kuva muri uru rugo. none se Raki njye nshimye ko usuzuguye umugabo wanjye uramusuzugura noneho reka ngende mbimubwira urumva noneho ndebe yuko uri bwamusuzuga ndeka atagusohora nawe nkakunaga hanze. wenda we nabimbwira ndabyumva ndabyemera ariko n'ubundi nuko nabwo uzaba umuyoboje agati nk'impumyi ariko wowe umva niyo
wambwira ngo iki ahubwo niba njya no kuntunga urutoki umbwira ngo mva aha ngaha ndarukacanga ndaruvuga akira rukacanga asa maze rukacanga urasekera se ngewe urasekera ibintu ukora rukacanga ntiwarira akira wabuze ikinguru zana nkwereke zana hano nkwereke zana nyine sona urasekera sekera nk'iki njye se nagusekera cekaho ngaho kuki isura uzanye ukongera ukarujyana ruzane se nyine ariko serake noneho wariye amavubi ntayariye nyine wariye amavubi basi rake reka basi twumvikane nk'umukuru n'umurumuna sibyo ubu noneho wemeye ko ndi murumuna wawe mbese ngo uri murumuna wawe ariko imana iriya ariko kubera ko wanarakaye urimo uravugishwa se ubundi ni iki cyakurakaje nako kubera ko narivuze ngo ndakwirukana se umva kunyirukana umwanzuro wawe ufashe urumva niba oya reka ibyo tubyihorere yabiguteye ahubwo reka twiyunge ibyo byose binarangiye twiyunge twiyunge rwose ufite impamvu yabiguteye rero rindira ninava hano hashize n'isaha ndaba nakubangamiye bikomeye uretse ko no kuhava biri kure nk'ukwezi umva ngenda yamanitse ndabona ntazi ikintu wanabaye rwose urumva ukora icyo ushaka nkora icyo cyane uretse kurimo kiba ari cyo ukora ngo ndaje mubone sinde kukureba se gutya ntacyo wari wabona umva rero pastor mbwira ikintu gitumye njyewe inzi nanze ko tunahurira ahantu mu kabari cyangwa se nanjye ngo mu kabari natangiye no kuvugisha kuko natangiye guta umutwe ahantu byibura mu alimentation dufate icyayi sibyo cyangwa se ngo usange ku rusengero bisanzwe kubizi kuri ibi bibazo twiteza abantu niyo mpamvu mu ahantu nk'ahangaha hatari abantu benshi hatari akavuyo uriya mugore ngiye kumukohereza umujyane ubundi ni uwawe siko bimeze none se uranyohereza umugore mfite umugore uramunyohereza mu ruhe rwego none se ntabwo ari wo murongora ngo hapi uriya mugore arakubeshya nanjye yambwiye ko yambeshyeraga kugira ngo bigende gute kugira ngo agufatishe noneho njyewe adushwanishe ntuzongere ngo kumbwira ibibazo byawe ngira kubeshya umuntu usenga wigisha abantu nta mpamvu ko wahagarara ku maguru ukabeshyira umuntu w'umugabo turikumvikana none se ntavuga ko ari nkawe ntavuze ko ari nkawe navuga ko ari nde ahubwo kuba wihagaze nk'imbwa ry'urubaho urumva ugasanga none se kuki yakubwiye yuko yambeshyiraga nawe akakubeshyira akabikubwira nyuma yuko nkubwiye ngo nsohokera mu rugo uzi ko wasohotse byonyine nkahita mubura hano mu rugo mva mubwire porofesa ni izina ry'Imana uriya mugore wawe arakubeshya ikindi namajije kumenya arambeshya njye cyangwa we yaranyibwiriye ngo na mukuru ari mukuru aramubeshya usibye ko Imana yo mu ijuru itamanuka ngo izi bitwereke cyangwa nayo bikwereke uriya mugore wawe reka maze nkubwire njye ikintu kimwe nafatiyeho umwanzuro mwashaka bakubeshyira abambeshyira ababeshyira kandi nuko kuri njye yaranambeshyira na mukuru waramubeshyira kuko nta kintu ariko okay nta kibazo nashaka abakubeshyira njye ariko umwanzuro namaze gufata nk'umuntu w'umugabo ubanza nawe usobanukirwe pe turakumvikana ntabwo ushobora kwishingira umugore ushaka kugenda akambeshyira akabeshyira mukuru we nashaka bakubeshyira njye kuko ntabwo mbihagaze sindeba no mu mutima ndi umuntu mu mutima abantu mumenye icyo abantu batekereza ariko ngo nimba kubeshyira ni ibyawe n'Imana irabizi ariko njye namaze gufata icyemezo ko nashobora gukomeza kubana nawe turakora divorce afate 50% ye nabyanga ndazana undi mugore hejuru ye ikizaba nzamwe umuti none ngiye kuri kumusunikira kandi nanjye ndi kukubwira ko mfite wanjye yes nimba ndi wowe gufite umwiruka nimba arakubwisha kuri ubwo ntabwo yakuzaho niyo mahirwe ufite ariko nawe nk'umuntu w'umugabo ntabwo wangiye inama ko gukomeza muri ya muri uziko ajya ngo ngene agiye kuzimu mfite wa muri wawe ndi bacanira cyangwa se banshize muri godo erega ikibazo we ntabwo uri ku cyumva nk'ubu ejo bundi turabasezeranyije mugiye gukora divorce nta n'umwaka muri amarana ejo bundi abana dufite mu itorero b'urubyiruko mwebwe muraba muri kubigisha ariko wowe nimba uvuga ngo yarakubeshyiye agahagarara nimba kuko ibyo uvuze ari ukuri kuko mutaryamana nk'uko abivuga akavuga ngo pasiteri ndamubeshya ikintu iki n'iki noneho njyewe ubwo urumva ngira iyo ubona umuntu w'umugabo nza kukureba nkakubwira ati mfite ikibazo runaka umugore yananiye uba wumva mba nishimye mba naho ngaho nabuze ikintu cyo gukora mba nananiwe buriya nakoresheje resistance zishoboka ndihangana ndasenga amasengesho yateje agaciro akamfata nk'uko nawe yagufataga umunwa none urambwira ngo uriya ni umugore none se ndajya gutanga urugero rudashoboka urugero nakarutanze tuza gusenga umugore akicara nanjye nkicara hano bigaragaza ko n'abandi bose bavuga ati urugo rumeze neza turasabana tukajya tuganira tugafasha abaturanyi none urugo rwacu ruhuramwe ndi ubwebwe wajyana intuza n'ingurube zabwaguye n'ibibwana bwabyo ni ikibazo nyine rwose ni ikibazo kandi gikomeye cyane
n'abantu boroye ingurube gutya mu nzira hano ugeze nko mu ntuza mu mukomi w'ingurube ntabwo baba bari gufite induru nk'ibi wanjye rero kugira ngo nyivemo umugore ngomba kumureka rwose bakubwire ko niba ufite uburyo wakwigobotora uriya mugore cyane bitewe n'agahinda yaguteye n'umubabaro ufite nawe rwose urabibona umva ni ukuri mwigobotore pe nagushyigikiye nicyo kintu nari ntegereje rwose ngiye pase nuzajya no gusenga uzanshyira imbere y'Imana uvuga ati profesa nta kuntu atagerageje umugore aramuhendahenze byaranze urumva ngejeje rega buriya biriya bintu abakora nimba bakubeshyera neje noneho yazabigirira true story kuko yambwira ati none se kuri pasiteri se wabibonye se hari ikintu wabikozeho none se narebye si byabaho oya nzagusengera kandi Imana izagushumbusha umugore mwiza oya nta kibazo rwose reka rero nkuri kutahe ngira ikintu ngiye kukubwira ejo ntazaza no gusenga yavuga ngo wenda byagize ute yombwira rero by'urugero kuko urugero nakarutanze umugore twumvikana tunasenga tukabira urugero abandi tukigisha n'abandi tugafasha n'abakene siko bimeze rero ni ikintu ngiye kukubwira umugore ndamwirukana nabyanga ubwo ndamuzana undi mugore kandi ubu tunavugana ubu ngende izamukiye ntacyo nanjye reka mbe ngiye urugendo rwiza nta kibazo rwose turi kumwe kandi njyewe ujya unansengera koza nyine se hari icyo utabona gusa uri koza siko numva wirakaje raki ndakizana ngufashe rwose umfashe izana ngufashe ariko uragira undebe urebe urebe se gusa ntabwo se rakirika mu nase habaye mva nyine mubwiye sibyo ndabibona wandakariye pe nshobora kuba nanjye nitwaye neza ariko ni ukuri mbabara noneho guhera none aha ngaha imirimo yo mu rugo yose nushaka kuyihorera nzajya nyikora ariko ureke kundakarira rega byose niyo wabizanye susu nyine raki ndabyumva nshaka kuba ntayitwaye neza pe ariko ni ukuri mbabara ureke kurakara raki sibyo rega nibyo nanjye biriya byose n'umujinya uba wabineye ariko ni ukuri mbabara nanjye nitekerejeho ko gusanga ndakubangamira rwose mbabara umva ujya umfasha wumva ubishaka niwumva utabishaka rwose nta kibazo cy'ibyohora nzajya mbikora erega icyo nzi cyo niba ngibi uri gukora n'iby'akanya gato kuko wenda kuzi twonse rimwe soso hasirake ko iki wumva yuko ibi ngibi ari iby'akanya gato ko iki wumva ko narimo ndabikora bimvuye ku mutima ahubwo ufite ikintu ubu ugiye kumera nkanjye noneho ese ko wajya umbwira ngo mpinduke noneho kuba nahinduka ntabwo byagushimisha rega nanjye nitekerejeho kandi ndi umuntu mukuru rake umva mbese nsanga mwari n'urugoye n'umugabo wanjye mbabangamira pe ariko humura nisuye rake ibintu byose byabaga muri uru rugo bigiye guhinduka ubu se noneho wemeye kuba umudamu mu rugo sha byihorere nubwo nagenda nawe n'inama wangira umva mbese rega niba urabizi n'igipangu yawe bose wagiye wizera rake ubu se wabundushije icyo ugiye kumera nk'uko nari meze ese ntiwajyaga uhora ungira inama ushaka ko mpinduka noneho wahindutse rero uhinduka amazi yarenze inkombe ngo amazi yarenze inkombe njyewe ntabwo ndimo ndagendera ku byo wambwiye sibyo ku by'uko bakubwiye umutima wawe ukumva urakubwira ngo ubikore undi n'ukubwira ngo ubikore urumva njyewe nahindutse ku giti cyanjye urumva ntabwo ibyo wambwiye rero ari byo byanteye ubwoba njye nitekerejeho ku giti cyanjye nifatira umwanzuro kumbi ntabwo naguteye ubwoba nta n'ubwoba wagize ubwoba se bw'iki ko njye nahindutse ku giti cyanjye uretse mbanze nsubize ubwo bwoba nibwo uri bujye wabugira neza ubwo siko umuntu akwinginga ukajya muri mu maso niba ndinginga fata ibintu byawe wamasewe urabona igihe mba nahereye nkwinginga urabyoza ndabyoza nyine numara nasi kubyoza n'ubundi uhita ufata n'umukoropesha ukorope ujye no mu gikoni uteke kandi n'ubundi ntabwo biri bwamagarire kwirukana urumva neza ntabwo biri bwamagarire rwose uri kunsetsa nahereye kare nkwinginga ngo kunyumva wowe hajya ngo ni nyagasani ndimo ndinginga byose ntacyo bintwaye Kiravuga. nibi byose nta kintu bintwaye ko ndabimenyeye Intoki zanjye n'ibintu ndumva ziri- byanjye mbese urumva wiyanduje ndiyanduje ubundi aka ntabwo ari akazi kanjye nukoranya ngo ariko erega wizamuriye amapeta wikiriyeho n'irya generali ahangaha oya birantunguye cyane kubona umuntu nkawe w'umudamu wubatse ngaka ntabwo ari akazi kawe ntakande uzabyo nyine nimara kukwirukana nibwo ndajya nabikora neza unyirukana kwirukana nyine uranseka zose ntacyo mvuze ntitera gira vuba ahubwo ntabwo uri bwarara ahangaha none se nimpara urajya hehe soso ngo nuharara umva nkubwire rake ahangaha ni iwanjye urumva iyi nzu hano ufiteho 50 yanjye ku ijana urumva dore urimo uraryoma umbwira ngo nuharara ndajya hehe uharara se hano ni iwawe
hanyuma se 50% ni ukuva he kugarukiriza he? Iyi nzira irimo imbago ku buryo naryama ukavuga ngo ndyamye mu kwawe. ariko uzi ko waje muri uru rugo ugira ngo duhangane muko uzi ko waje kugira ngo ugire guterana amagambo nanyumva nta mwuka mafite wo kurirwa nkutaho urumva ibyo bafite ngomba kwitaho ni byinshi cyane biba bindeba Ntibakorera. urumva ariko wowe noneho nabaye mbi parise ngiye kwita kuri wowe Ahubwo niyo wazanye ibintu byo guhangana kandi nanjye nabyiye. uhangana kandi se we muri uru rugo Uretse nuhigine abavuze soso. abavuze se abavuze iki ariko ubundi rake ko mpamvu ukomeza wikwedura muri uru rugo udashaka kuruvamo ubu ngubu iyo ntaza gushaka umugabo ufite inoti ufite amafaranga ubundi buriya wari kuryikira Nari kurya iki? Ubundi se ibyo biryo uhora unyurira by'ubundi ndabirya. Ibyinshi no bimarira mu mufuka. urasa n'umuntu utarya utunzwe n'amasengesho se Nuko niyakiriye kuko nzi ko Imana inkunda. ni Imana noneho namusengesha gutunze niba ari yagutunze rero genda n'ahandi hose azayagutungira ahantu hose n'ubundi ayo masengesho usenga n'ubundi Imana izahagutungira ariko mbone wamvira mu rugo rwose ugiye Nakubwiye ngo niyo wantara ntabwo nshobora kuva muri uru rugo ari wowe ubimbwiye soso. ariko ubundi rake saka munani ushaka kuba muri uru rugo urashika ko ngiye bazajya kuvuga bamfungira wowe nakwisha ubundi Uzagufunge. ubundi reka nkubaze ni iki kintu uri muri igundiriza mwa runo rugo gituma udashaka kuva muri urugo mubyeyi riyone professor aguteye inda Yanteye inda. Anteye inda sinjye naryamanye nawe. Kandi ibyo bintu wari umbwira nibyo binzemba nabyo byatumye mfata icyemezo. icyemezo ariko icyemezo kimeze uti ubundi wafashe udashaka kuvuga umva nunabizi bwose urumva Ntabwo mbizi. gusa reka mubwize ukuri mbanze mwibwiriza ukuri rakurumva nimba wumva utekereza ukaba wumva utekereza wakibwirije n'amahoro meza ukagenda njye narenze kugusohora kwa ko nabizi na professor ari professor ubwe arakwirukanira Njye nakubwiye ngo iki nakubwiye yuko nta ubundi wowe uranyirukana mu rugo mu ruhe rwego. mu ruhe rwego Reba nk'ubu ngubu ntiwiyicariye sindi kwaza ibyombo ahubwo unyicaye imbere ubwo unsonga unsesereza aka ni kari akazi kawe cyangwa tugafatanya nk'abavandimwe. si wowe wabiririyeho se Ubu ninjye waririye kuri ibi bintu byose byuzuye ipasi. se shiri wicaye hano Yewe wanyweye amaboko yawe ese ntabwo uri umugabo wanjye nkora amaboko yawe umugabo wese mu biki umugabo se uranyubaha byibura ni agaciro ngo shiri ni uko umbwiye shaka ibi byose umuntu uri kubitera n'umwe wenyine birimo biraterwa na mukuru wanjye ari we raki muri uru rugo akugeza ute se niwe araki niwe uje kumfata ngo niwe niwe uje umfata ahangaha ni gute ngufata warangiza Ngufataho warangiza ngo ngufataho wagiye gufata pasiteri se uri gusomagura gusa mugabo ubu se ajya ko ntaraguturira wenda ngo ujye kuryama mu bituza bya raki uri kukuryamira mu bituza ntacyo bimbwira niyo n'amahirwe nakuryamamo niyo mpamvu rero agomba kuva muri uru rugo umva iki kibanza nakibagirwa ubanza nyibagirwe ni umva niba umushaka yagiye gushaka indi nzu hanze ujye kumutungiramo ntabwo ari bwamutungira iyo se warayubatse ntiwaje yubatse yarubatse ariko nyifite uburenganzira noneho ubwo wumva wasezeranye ko ufite igice cyawe twara 50% ntware 50%. Inzu y'ibyumba hafi 8 utware 4 nayo ntware 4. Igice cyawe nushaka ushyiremo nk'umurongo cyangwa se kwateri nkuko abantu babara amasaha bose ukaba babiziranye. Icyawe kiguma nanjye nkiguma cyane gikore mu byo nshaka nawe gikore mu bishaka. Situri kumvikana. hakoze professor mu byukuri wabaye iki Nabaye iki? Uko nabaye nuko wangize. nigeze watumye umera nk'intare wagira ngo urenda gucamo umuntu mo kabiri Nje nawe urabona nabaye nk'intare. umva umbwire uko wakwikarakasa kariko kose kariko agomba kuva muri uru rugo kandi bitarenze amasaha 3 agomba kuba amaze gusinga ibyo byose yagiye Umva nkubwire soso. Raki ntabwo ashobora kuva hano. ngo Nubwo isi yakicurika ikibirandura. Wenda igatomboka igahinduka nk'ikibuto cyavoka. waramubyaye se Nungu ki? waramubyaye Wabanza kubwira soso. Raki ntabwo ari mu bantu nabyaye. Ariko abo nabyaye ntabwo ari bo bemerewe kuba hano gusa. Turumvikana? Kandi nta n'uburenganzira ufite bwo kuvuga ngo navanga. Urabyumva? uriya turavukana mfite uburenganzira bwo kuvuga ngo afamwe Kuba muvuga nzara mubyaye uri nyina. umva ntago ndi nyina kandi nawe ntago uri se wowe se uri se Noneho rero njyewe ku burenganzira bwanjye n'ububasha bwanjye. Hanze itegeko hano muri uru rugo katagomba kuva. Noneho wowe nugira umujinya. Ugende muri toilette hari umwenje ujyemo cyangwa se ugende muri Nyabarongo. Cyangwa ujye gushaka ikivu. njya kwiyabura kubera wowe utuma niyahura Ku mpamvu z'umwanzuro nafashe kandi ntabwo wumva uguruza. uwo mwanzuro ntabwo watuma niyahura Tuza rero tuza wanabigize nabi gusa reka nkubwize nako nta n'ikintu nakurirwa mubwira wowe kubera ko nawe ubwe ndabona wamaze neza wagira ngo
wagira ngo warwaye toro ahubwo nkeneye na divorce hagati yanjye nawe. ngo divorce Divorce ndayikeneye. Ugenda ujye mu buzima bwawe nanjye mu bwawe. 50% uri guretanga amategeko yaguhaye. Ufate 50% ibintu byose nagize. Ahubwo nushaka kutwara 43 cyangwa se ushaka kubijyana byose. Ariko mvire mu buzima. mva ubwiye hano wenda muri hinza wa mutumba cyawe sibyo nta kibazo ariko ibintu byo gutandukana nawe ubyibagiwe urumva njyewe ndagukunda kandi ntabwo amategeko yadutandukanye njye ngukunda ibyo se byabaye nta n'amakuru ufite ahubwo urumva ntayo nakwemera ubyibagirwe urumva neza uratangira kuvuga nk'inkotsa reka maze mubwire nk'inkotsa wowe reka maze muhereke reka maze mubwire soso hari ikintu ugomba kubanza kumenya nimba amategeko atadutandukanye njye nawe tuzitandukanye hazajyamo bariyeri kandi uzayibona n'amaso yawe uri tuzanabibona kandi muri uru rugo uzanarusohokamo niba udashaka gusohoka ujyanye 50% uzasohoka neza uko waje n'urutwe ngo nzasohoka ngo nta kintu njyanye neza n'urutwe naretse n'ibyo bisatsi wabipungujeho ufite umusatsi mwiza nk'uwabari cyangwa se wiyogoshije nk'umunyeshuri shyira ahangaha shana ntabikora nonsohora muri uru tuzareba muri uru rugo nta kibazo agatinze kazaza n'amenyo yawe kandi agahimba kandi katari ndakubwira ngo kwanza nta nakazi wowe nturambirwa uzasohoka urumva wafite igice cyawe kimwe ukabigenza ute ugenda ariko ujya hano ntabwo wahamwe kirekeze si uvuga ko ufite 50% ahangaha se nta n'isoni ufite ngo nzasohoka ngo n'iki ugasuzugura ntawe washaka ahanga urumva umva nanjye nudasohoka wenda nzahebe wembi ihene wamaze kubayo n'uburaya bwagusazije aribwo bwatumye watayigeze wagira ngo wabaye waporomotse uri ahubwo niwe wansajije yansajije wagira ngo hari n'umuntu urabona ndyamana nawe amaso yatukuye ayawe yoroshye uba ngo ubugambo bw'intuzi ariko ubugambo we ntubuki ngo uravuga amaso yawe ntameze nka bya birayi banitse ku zuba uteganya kuzagira umuntu uzi imvura iguye mu kwa cyenda byose si wowe njyewe kugira ukora iki hano rega sinkwizera ibiryo ntuyisimbe yawe ukabimena ariko warambwe ngo ibyishimo ngo ntabwo ari umuceri mubona ngo nzana muri iyi nzu ntabwo nshobora gusinzira nzi ko urinda yumva mba numva ko igihe cyose wanabyuka ukagenda sinda nkwizera wowe urumva neza ariko nk'ubwo burayi unshinje ntabutekereza utabukora se ukora iki mwana untera umujinya wazajya ukiyahura ujye mbona nawe beta ingumi urumva ikibambaza akaba ari ikibyo wazajya ukiyahura se niba ngutera umujinya cyangwa ukantunga ukagenda ibitutsi byemaze kubica amaso urumva nta nubwo we wabikagomba imbabazi wabyumvise neza guhera uyu munsi n'itariki uratangira kubona ibihano kandi uyu munsi uratangira kubona ibintu bitari bisanzwe muri uru rugo ngibihano cyangwa rwose bishyize hejuru ngibihano rwose uyu munsi birarangira ndabitegereje urumva ndabitegereje ndaza kubireba kandi nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda abantu rero bafite account ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari s'abonner uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkungu buduteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora andi ma video